kugira ngo barebe uburyo bashobora kuziba icyuho hariya. Gusa hari abakinnyi bamwe na bamwe bivugwa ko abafana babona ko basa nkaho badashaka ariko ibyo gusohoka hariya mu gihe umuntu agifite n'amasezerano agomba kuba hari. Umufana avuga ati koko mu mafoto mbonye munana utamubona afite amasezerano agomba kuba hari. Ni imyumvire ya gifana ibyo ni ibyawe bano bantu rero babazi yuko umukino raro umubwiye mu gitondo ngo igendere uko tujya kubona tukabona ngo kontra ya urugero ukajya kubona ukabona ngo kontra ya wenda nk'iyi wenda uvuze kontra ya Declan Rice ni kontra iri ku buryo bayidoda mwongera haya bigende gutya haveho icyadonze nitugira gutya tukayiganira nk'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi uko bayidoda Sidiki ni nako burya kuyivamo ari yindi ntambara sinzi iri bubyumva ku bafana rero benshi bazi ko ari nk'ibi byo kuzimya bujuti uyu ntitumushaka ibyo ni uguyicyubahira inyandiko tension iriya nyandiko rero bayigendaho gake cyane apari y'ibyo hakaba n'icyo bita ngo ni amategeko aba muri ligue aproteje abo bakinnyi. Ntubona aya mategeko abahereza uburenganzira butoranye umukinnyi mugenzi wabo mwiza ni naka hari abaproteje muri ligue n'abakozi b'abanyamwuga n'abanyamwuga. Ntabwo rero ubyuka mu gitondo biya birimo negociation kuri reportinga hano agakora precision byagera kuri date iminota ya nyuma akaba transfer cyangwa karaguma ariko ntago umwima uburenganzira bwe bwo kumenya umukozi ko n'abamaze nk'imyaka nk'ibi bari mu ntiza bose baragaruka akongera agatizwa ahandi reba ku rundi ruhande rw'abafana Jarick uri buku buryo abafana ba Liverpool barakariye nka Trent twamaze kubona ko amasezerano atayongera. Urumva se club iri bunaneze Trent ngo yananirwe kujya mu kibuga ngo nukubera ko mwe muvuga ibi no ni umukinnyi ushoboye uraho amahitamo ye yavuze iki kandi niba ari ngombwa muri abantu b'abanyamwuga murakimwubahira. Urumva she aranakina n'umukino wa nyuma nabasezere. Ese waruzi ko mu mategeko David no kubuza umuntu gukora umwuga we ntago bikwemera ntago babyemera ntabyo ni cyaha abantu kwera n'amategeko bari imbere cyane icyo cyo twakirenga kandi ko baraza twarimo zaba rubona yazamuye isukari none se nturi mu ngaruka za FIFA kubera gushaka kwikora icyo wiboneye ngo ibyo wemeye ntubikoze. So transfer abantu ntibagire ngo kuba itirukansa ku kanya ni ibintu bikorwa isegonda rimwe ari amategeko n'amabwiriza bo baba babizi kuko urugero ari ibyo ngibyo bitarimo itegeko niko Williams baba yambaye Barcelona ariko rarigira gwata kumwandikisha biri bukuvune nawe ati mfite ubwoba ntago biri bugukundi. Manchester United rero yatangiye imyitozo abahungu bagarutse ubwo nugira ngo bategure ubwo nuwo dafite muri gahunda cyangwa ushobora kubona chance yagenda onana ikintu nabonye kuko ndabizi ko abafana ba United bamwe namwe barabaza ati azahaguma azagenda ngo Munich ishobora kuba yumvaga ko yakwishyura nka $30 ariko ni za transfer rero ukabona ko nta mbaraga zifite. Undi ni uwitwa Rasmus Højlund na muri Pratoshe namwemera Rasmus Højlund mananga zapusa gusohoka muri United we nta kibazo afite. Gusa United ngo niramuka ifashe umwanzuro wo kumugurisha uwe yagenda. Erega na equipe ishobora gushaka kukugurisha ariko ikabura umuguzi. Yego ibi ni ibintu abantu bagomba kumva bitewe na tarayizana mu buru bitewe n'impamvu nyinshi cyane sibyo ko Højlund bura n'umuswa she yarihebye uyu nguyu urumva. So kugeza ubu ngubu rero nk'uyu Højlund ubona yuko abantu ba mbere bamuhumeka n'abataliyani kuko yabaye nawe yavuye urumva n'abataliyani bamuhumeka. So biba biraho ukabona ntabwo bifatitse bizenguruka ariko ugomba kubyemera ko ari umukozi wa equipe ambless imyaka 22. So ibya Onana ibya Monaco rero ukuntu bimeze Monaco yakoze icyo bita inquiries turashaka umuzamu United babwira igiciro urumva kavuga ko ari byo bashaka kubanza gukemura muri transfer ifoko tunota na kindi kintu kimwe she bakimenya abantu sibyo. Shampiyona zatangira ku itariki runaka 10 n'izindi zo 15 sibyo harimo ukwezi gusaga. Amakipe hari igihe avuga ati mfite ibyuho bibiri biremereye muri nge ngo rugero ibi byuho ngomba kubanza gukemura icyo kibazo mu buryo bwihuse akabikemura. Kumbe hari nk'izindi muvuma nawe wabona yakongeramo imbaraga icyo bita strengthening
ariko akavuga atoya ibi bizaba biza nyuma bitewe nanjye uko isoko wenda nasohoramo babiri nkabonamo umwanya wandikisha bariya baje nshobora kumvikana n'umukinnyi nkamubwira nti urabona wa mukinnyi we nkurikije uko uri aha ngaha umwanya we wo gukina ntabwo nk'ukugaranza si rwo rugero she umukinnyi yabirayo bakibuka ko afite igitutu cy'umutoza w'ekipe nasiyonari nintakubona ukina squad yanjye ntuntegereze y'igikombe cy'isi ukajya kubona ukabona nk'umukinnyi afasha akanya no mu opsiyo mu mpera zo kwa karindwi akavuga ataho kugira ngo nicara ngiye gusaba abantize wenda bigende gutya njye gukina niyo mpamvu usanga nko mu minsi 10 ya nyuma ziba zibyigana ari nyinshi cyane kuko burya abatangiye guhabwa ukuri uyu musore rero ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United utegereje yitwa Mbeumo ibinyamakuru byo mu mujyi wa Londres ari ikipe ibarizwa Brentford baravuga ko basa nkaho batangiye kuba frustré kubera gutinda kwino transfer ye uyu musore nifuza gusubira mu myitozo ya Brentford yifuzaga ko yagakwiye kugaruka ajya mu ikipe nshyashya ariko yatangiye kurakarira ubuyobozi bwe birimo gutinda ino transfer ye bigendamo gake cyane amakuru akavuga ariko ko bishobora kuva mu nzira United irabona miliyoni 8 z'amapaundi kwigurishwa rya Iranga muri Newcastle byarangiye United ifite kuri zira miliyoni 55 urabona mu 8 yafitemo 15% kuri sale y'uyu musore Iranga rero yavuye mu ikipe ya Nottingham ajya muri Newcastle niwe mukinnyi Newcastle wa mbere iguze uyu musore ngo bishobora kuza gutuma wenda muyo make ino kipe ya Brentford itumvikana na Manchester United wenda ngo bagane urebeye hamwe iyo ni ingingo yaje yunganira n'ubundi ibiganiro bisa nk'ibitinze nk'uko utangiye nabivuga neza harimo ka frustration ariko Sidik Sheikh Brentford isa nkaho ni umuguzi wimura amazamu sibyo ni umuntu wimura amazamu ndavuga mu bikorwa mu mvugo umugabo bwa mbere bamukubise bid sibyo turakubita 45 twongereho 5 ati haciye igihe mu byo babwiye United batariko nawe shyira mu gaciro sibyo kamemo reba nk'amafaranga wishyuye Matias Kunya kuri yo Valere abari yuhu umukinnyi wacu ubwo ni miliyoni 62 United sawa icyo yakoze United garukana bid ya miliyoni 55 na add-ons ya 7 nitimura umujyi se tayari ya 60 n'ibindi ibana abantu none batanye no bati booking igiye gukorwa ubu ngubu none Brentford itangira kunegosia ziri add-ons kugira ngo zigire value kame murumva ntago wayibwira ngo miliyoni enye nzazongeraho ngo dutwaye Champions League byahise ni rwo rugero ejo bundi Brighton irifata nako Brentford irongera kuri table ya negotiation ariko oya umukinnyi wacu afite agaciro karemereye n'ikimenyimenyi niko United uduha gutayo mafaranga ku mugabo watsinze ibitego 20 tubona uwo bita ngo Joao Pedro Chelsea mutanzo 60 kashi tukabona Iranga uri aho ngaho bamutanzo 55 Newcastle uratwongeraho kandi bafite ukuri buretse se gatoye numanga ibyo babyita buriya shehe hari igihe ushobora kugira amakuru ariko burya ntago umukinnyi umugurisha ushingiye ku wundi igicuruzwa nako kuko ntago negotiation zisa ntago condition zisa ntago amakipe atekereza kimwe isoko nanone burya isoko ukuntu rihagaze rigushaka gufasha gucika ibyo rero nibyo byabaye nkaho bisa nkaho bisubize nyamakandi nyuma urumva oya mutwongere arashaka kuyikamuramo pe ni ibyo biraho jewe uyu musore agakipe ni fake agakipe ka Brentford kavuze kati none maduweke Chelsea irashaka senkani yasize ibitego 3 oya karavuga kati uyu nguyu witwa Iranga aguzwe 5 yasize binga ati mbe mwarengeje 33 z'amafaranga mwikomeza konshuka mwicuka mwinyura umuntu n'igicuruzwa cyakihagararaho David uyu mugabo kuza muri United Drogba yavuze ati nyuma ya Sara niwe mu yinguri seri muri Premier David nyuma nta macenga menshi nta guhagarara kuri baro
ni mu nkanga uyu mugabo kuza muri United 20 muri hari Premier League. ikiyongere kirekeye ibitego United imaze imyaka igihumbi ishaka kandi ikindi Mwikomeza bari kubibona gushuka ko United Brentford. iramushaka cyane None. iraza guhenda United Manchester itamukeneye kandi abizi ko Manchester ifite amafaranga ntabwo igurisha n'umukene yego iramuhenda 3.5 uriya 3.7 amakuru David yo ku ruhande ashobora gufasha guciririkana hoya baricara bakaraga bavuga ati irangaguzwe 55 z'amapawundi uyu nguyu ni 70 niba reba ubwo aragera muri 80 gusa mbemo ikintu kirimo cyiza nuko nawe ubwe umutima we yarababwiye ati nimba nduzava hanzajya muri Manchester United nawe urumva kantu bamufunzemo agakubye inshuro nyinshi Sare yarazamutse mwimushuka kandi aracyafite amasezerano y'igihe kirekire muri ino kipe niyo mpamvu nayo iri muri position de force ariko uyu ni umwana w'ume abandi bakinnyi bavuga muri Manchester kugira ngo tivere icyarimwe ni umwataka United iravugwamo umwataka Axial abavugwa ni benshi ba Calvert Lewin baravugwa nabonye na Vardy babwiye ati ariko naza ngakina umwaka umwe nanjye ngatsinda ibitego nawe aravugwa undi wa gatatu ni Ndera nabonye ari batatu bashyira kuri list barahari abavugwamo benshi ariko icyo United yakoze kubataka nabonye Ferdinand ati birababaje ko United itagura Osimhen nawe mbwira miliyoni 50 nawe ubona wari kuri podcast akaba yumva yagurwa nka Galatasaray koko United yabura iki kutatuma itamugura ntabwo ishobora kubyemera kubera amafaranga ye uriya muntu arashaka amafaranga agera ku 400 ku cyumweru ikintu yapfuye n'amakipe y'Ubwongereza n'Israel ariko David ibombe magana ku cyumweru kuri Osimhen nka rutayizamu ni ariko rero ntabwo urimo kubyumva mwebwe rero mugabanya nawe by'umufana no gukurikira urumva arakenewe akamagana n'ibindi iyo utangiye kunduzuza ku muntu kuri by the way ibibazo Manchester United irimo irarwana nabyo nibyo yasigiwe n'ubuyobozi bwa kera bwagenaga butanga izo salary izi salary abantu nubwo bataziha agaciro ziragenda zigakomeza umukinnyi ku buryo na transfer yigorana amafaranga miliyoni 100 umuntu arazitanga miliyoni 60 umuntu arazitanga ariko hembwa 170 hembwa 200 umanuke urumva indege wagize ngo ubukondisiyo bwinshi buri makontre y'abakinnyi nk'uyu Osimhen uhita byumva nyine ni rutayizamu mwiza niba abanyafrika bavuga bati mfite opportunité Saudi aranshaka Galatasaray nayo yifitiye amafaranga ye sinzi aho bayakura muri no minsi barimo kuyishyura Galatasaray yatanze na bid ya 60 iragira bavuga ati ariko personal terms imyaka 3 yamaze kumvikana n'uyu yiremera kumwishyura ayo mafaranga Galatasaray faranga ni menshi kuko sezishize yarahakinnye aba top scorer abafasha gutwara igikombe abafana isukari razamuka ngaya magana ni beshi magana n'umwana we baturuasa kavukira ataze turasa bya ntago yakwemerera nawe kandi afite abo bayamuha kavukira baragenda funga mu mibare myinshi mu mibare myinshi rega nta mikino y'ibura yafite agomba kubara arakina amarushanwa atatu y'abakinnyi batatu ikipe ni umwarabu wa petroli no cyewe naragusobanuriye ntujya umva kano kanya uwahereza chance Barcelona 100 n'ibindi bya Ter Stegen bikavira mu bitabo barara babyina nawe Barcelona yo kurwa n'umwana Mundo Deportivo yavuze ati ntashaka kugenda no gufata umwataka bitewe n'icyo uko nabonye David ngo nta mafaranga ufite iyo ya participe muri match ushaka umwarabu yafite iyo ya participe muri match afata monde afata monde 10 tekereza nugufata umva ko United aba nabari free boss itara mubwira free agent buri ijambo free yaje nugufata wafunze ijisho rimwe Calvin Lewin muri aba bose ariko arimo n'uyu nguyu Moise umwarabu arareba arishyura areba akabwira n'abantu mu ndebe Moise baba yibye 50 million z'amayero zo Fiorentina ishaka Moise ureba n'uri nguyu nako amufata nafata nugufunga ijisho byo gufunga ijisho Calvin Lewin sheye ntago gupfa kugura nta mikino y'iburayi irimo uraza n'umwata ko bimwe magana ubwo City si y'iburayi oya nta mikino y'iburayi uzakina ibi bintu United fata Calvin United ntiyabaye muri ibi bintu byo gucikana muri ibi bintu bya United ntabwo yabaye mu bintu ngo bya free transfer mu butu yarishyuraga ariko ni mu butu wabaga mukara guhombeje buriya cyane ariko ni mu butu wabaga watwaye umwarabu yaraje ashyiraho bid ya triyari barabise we guhinduka vuba kavucyo warambwiye ngo umugiye umwarabu ntabwo muriho namuvuye yabaga ari mu butu watwaye Premier League gumara kavukire wawe yabaga ari mu butu uje gukina Champions League uyu munsi ni kavukire uyu nguyu nagagiye kuri kavukire ejo bundi sikamugiye yewe namujyaho no munsi n'ejo namuvaho ndabibonye nta kintu kirimo wiza kwishuka
nyamara fatire Calvin Lewe uyu muntu ukuri inyuma we n'inzozi bawuzimene barahenze biragoye nabonye Ferdinand ashaka yakwireba ngaramye agatuza nareza ariko kugira ufunga ijisho tuganiriza ajya mu bihe Jamie Vardy undi mukino no kuva muri United ni wo hagati mu kibuga wanavuzwemo igihe kinini umusore w'ikipe ya Atalanta uyu musore n'umwana umva nk'iryo soko uremo uwe umusore wa Atalanta yitwa Ederson uyu nguyu ni umukinnyi wo hagati mu kibuga miliyoni 60 z'amayero nizo Atalanta ishaka uyu ni umukinnyi mwiza hagati unaga ari ijisho rimwe box to box na amaso abiri uyu ni umukinnyi mwiza Vardy kora mu Willis ariko umukinnyi Newcastle kuye umukinnyi Everton rekuye umukinnyi Leicester uyimanuye bakumva ngo bashaka United kwanza n'amaso n'ijisho rimwe nabyanze ni gutya ibipenge ari kurebesha ucishije hirya United ntabaye ikipe bifite ibikombe 20 nambara sigaye aguragaramye ibi bintu buriya wagiye ukarikira urumva CD umva CD ibintu she harimo kuvuga n'ingaruka z'imyaka 10 n'iyindi abantu bikorera ibyo babonye abantu batanga salary z'ibihumbi 500 ku muntu udafite icyaje kugukorera waba batanu babatanga ibi n'ibi yagora kusohoka none ubu uraza PSR ikagusaba nka raporo ni nka bank statement twereke turebe niba wibuke ko hari ikintu ugomba kwibuka wa mukinnyi baguze miliyoni 100 mu myaka 3 ishize n'ubu baracyishyura suzi nibo byo nuvuga ngo iyo uzanye ya ntuza ya raporo ya 2024-2025 PSR irakubarira iti turabona ufite nka miliyoni 140 zo gukoresha ariko muri zo 140 harimo no kwishyura nka Atalanta yarasimuzi harimo 80 urabyumva hari 80 ugomba kwishyura kuri za dons wagiye usaba amakipe banzu ubwishyure none numara kwishyura babandi ufite imyenda urozanga ufite 40 utangiye uzi negosize uti aba none ndatangirira aho rero niho za Brentford bigoranira rero niho rero igikombe no gutegereza nuko nguko umutoza yifashe birako igikombe se urumva uri muri bigano by'igikombe uri muri ibyo ngibyo Alan Pardew banza wishyure n'imyenda yo mu myaka 5 ishize Alan Pardew ahubwo ni United Alan Pardew watoje za Liverpool za tujye mu bafite gahunda biri serious kurushaho ahubwo tuganize neza ubu byakomeye utusigaye wowe tubizamo bihomba tukajya kwa mambo umvishe ibyo Alan Pardew yavuze ngo Calvin Lewin ngo ntacyo atandukaniye na Gyökeres Alan Pardew wabaye umutoza wa West Ham yatoje isi tumuziho ngo ubwo ribo mushakira isoko uze tumuzi abatozo ngo haro ngo bwana shahinduka nk'urume yego naga bitinda tugendera tujye mu ikipe ya Arsenal birasa nkaho umusore aho imungu naga ari kuvugwa cyane nitwa Norgard yitwa nde Norgard Captain Norgard kuva iyi championnat kuva iyi mercato yabo amaze gutanga make ariko si miliyoni 75 we si kuri Mariti so umuzamu na manuza ari muzamu nyamutanze 5 miliyoni 70 miliyoni 35 za Zubimendi n'eshanu za Kepa 70 atanga izindi 70 kuri rutayizamu gusa we numaze ntiyagiye nose wo maze gutanga yengu yaramutanga miliyoni 10 Norgard kunya ninji Norgard se ninje natanze 35 bari kushanti yangira hera muri cave ubaka ntaratunguka iyo kapiteni rero wa Brentford Arsenal yamaze kumvikana nabo nuko ba miliyoni 10 n'izindi ebyiri za Dons sawa kabisa miliyoni 10 akaza nko gusimbura Jorginho mambare mu kazi utegerejwe rero ni Victor Gyökeres birasa nkaho amakipe ari muri za mapuro za nyuma nyine bimwe biba bikorwa kugira ngo gahunda zumvikane ariko birasa nkaho Victor Gyökeres agomba kujya mu ikipe ya Arsenal hari izindi transfer zivugwa abantu ni Madueke nawe Chelsea yatangiye kuzamura ibiciro kimwe n'uwitwa Eze we bikiri kure mu gihe n'iby'umusore witwa Rodrigo nawe nta kindi gishyashya mbona birenze kubyo twagarutse ejo biracyari kwa kundi biracyari kwa kundi none Madueke uyu nguyu Eze ndetse na n'uriya musore wundi witwa Rodrigo nabyo ni ugutegereza tukareba nimba wenda bishoboka yuko yajya mu ikipe ya Arsenal ariko nta kindi gihambaye uyu niwe bivugwa ko kuri wa kane ashobora kuza kwerekanwa nk'umukinnyi n'ibizamini byose by'ubuzima byose yabikoze kuri wa kane araza kwerekanwa nk'umukinnyi wa gatatu mushya winjiye mu ikipe ya Arsenal nta Madueke yagoye gushaka undi muntu mu winga y'ibumoso arakomara yumvishe n'igiciro ariho ibya Madueke nabwo nabonye we na mafaranga yagushyiranye ariko inde ya Madueke yagoye kuba Madueke yagoye kuba hari undi muntu
ikindi nabonye cyandikwa nuko ngo Arsenal ibonye miliyoni 20 z'amayero Leandro Trossard yamugurisha aho se yamugumanye ahubwo kuri iruhande rw'ibumoso ko mbona ari mwiza kuri Martinelli biragoye byanze bikunze rega uko uvuga ko Madueke kaza uko uvuga ko Ezaza ugomba kuri bera espace ahubwo iyo dépense ya Madueke ugomba kuri bera espace unyibukije n'umukinyi mwiza iyo dépense ya Madueke nayihorira nta musara akina neza Trossard kabisa Trossard ko ntago ari umuduburire wa Saka rego yagiye kuza nk'umuduburire wa Saka Saka se harimo kakana kakomoka muri Nigeria kakanyemoso Ethan Waneri Waneri. bamubona mu kibuga hagati oya ntago ari hakina so umuwinga ntari akarakina ntago ari umuwinga ntago ari umuwinga ahubwo nabonye ko ashobora kuza kongera amasezerano umukinyi mwiza Waneri nawe bye byavuze ko Chelsea banamukubiriye mu gashara ke bakakobe 3 nava mu biruhuko umuntu yahembwaga icyatanu yahembwaga 3 arya 3 ntibigeramo yari buri 3 akademi kamambure ntigahemba oya ni umwana uzamutse ntabwo gahemba yari yatwaye igikombe cya ejo bundi mu batoya so nibyo rero tujye ku ikipe ya Liverpool ishobora guhura n'ikibazo cy'umuntu witwa Luis Diaz kano kajezi gakoze neza ni gashya yasara izambara inosize muri Scotland kariyo muri Scotland gakoze neza kabisa nabonye na Zubimendi javuga ati gakoze bien kabisa nawe yarabivuze Martini agafashe kira kajezi ubona gakoze neza kabisa kare muri Scotland kabisa gakoze neza Scotland kariyo witwa Luis Diaz ikintu ashaka nuko ngo Liverpool yamwongerera umushahara ahembwa bingahe ahembwa ijana we rirashyikara nawe baramuryamiye kandi yari ari mu kazi amasezerano yazarangira 2027 muri 2027 uriya mukinyi mpuzamahanga ariko kwa Liverpool nayo ibintu by'imishahara no kugenamo gake erega utabikontroreshe birakumena mu bitabo kumena mu bitabo Rwanda nabyo ku buryo uvuga uti uyu muntu ndamwongera Valeri ye ni yihe birangira yingize ingaruka muri squad muri dressing room uyu musore rero Luis Diaz akaba asanzwe ahemba 50 mirongo Diaz bingahe Luis Diaz pero ya Liverpool mbona ha 55 yego nukuramo imisoro asigara na 20 ubwo subwo umuntu arahembwa ahembwa miliyoni 2 ku mwaka miliyoni 2 kuramo imisoro kandi amasezerano muri Colombia miliyoni 2.800 ikintu babihembwa ku kwezi ubwo nimwe n'igice atana muri Colombia wafata urugendo muri Colombia hagezemo amasezerano azarangira umwaka 2027 Liverpool imwiramwiba ahembwa 55 by'amapawundi yewe bikuramo umusoro munya Colombia asigarane vene muri Liverpool yakora urugendo agera Bogota mu mugwa mukuru asigarane abanze ahure n'abaganga istera abasoreri abasoreri ahubwo mu rwacura bitanu arimo aribwa ngo bagapko bageze bafata save arimo aribwa gusa yavuze ikintu cyiza yavuze ati kuri ubu ndi kunegosia na Liverpool kugira ngo ndeko banyongerera umushahara kabisa izindi kipe rwose ibyo ngibyo abantu barimo barakara Ibrahim Konate nawe afata yagakwiye ko afata nka 50 nk'ubwo yahaye babaga ngisteri bafashe papa ubu nta kintu asigaranye ubu yaranagujije ari muri Lambert yabaye menshi ari muri Lambert Konate afata 70 nawe mbwira nawe niyo mpamvu yaze kongera amasezerano aya wembwira ko ndabite ya Liverpool ndayibonye emishara ko nayizi ko ni makeya 55 umuntu arimo aribwa uzi nk'iwawe cyo usanga byarahembwaga nk'abantuza ubu nka Liverpool ino sezo ijya gutangira ino sezo ijya gutangira ubu byanze bikunze ubu ngubu narimo arabacunga ariko bamuteretse muri position bagiye kuyatanga kweri ibaze Federico Chiesa ufahembwaga 120 muri United kwa United nta kibazo gihari ibaze nka Chiesa kandi nta kibazo gihari Chiesa afata 150 nuko afite asinye contrat vuba ariko Gravenberch ariko ngo 150 Gravenberch 150 ahubwo wakwibaza bamukuye muri Porto agura ngahe olala Jota afataga 7 ntabwo bahemba ariko hariya muri za Portugal bahemba make cyane za Portugal yari afite ingusho bamwibaga inde Jota njya kwigendera Liverpool yemeye kwizayatanga yose imbombi imwe kugeza yadatera imyigaragambyo yo kuzagira ikintu abona yatsinze ibitego tiriyari ageze muri za senye sahari ntayakwiye si ibitego byose ni wabitsinze igitego igikombe no kibahaye Rose nta kintu yakoze inde we nta kintu yakoze uyireba bagombye kubyibuze kumusunikiraho dukeyi bakaza muri gitano muri 200 arakwiye Luis Diaz kabisa kuko bagenda kuri line imwe urugamba ni rumwe kuko bana abahungu b'abahorandi bafite agafaranga gafatika 150
titre Kandi yagombye ubona kuvuga ko- ati Luis Diaz arimo aribwa gusa Liverpool ibonye umuguzi wa Nunez ufata sakaranti yo kwiba Darwin Nunez yahembwa 140 atera hanze n'amapoto basohoye Napoli Trent. 50 miliyo baranga ariko Napoli zamugura Napoli kwa zamugura Nunez ahubwo batsinze bari besaleri ya Liverpool, 180 ya trade ngo muri Porto ngo agomba 12 ku cyumweru ageze muri Liverpool mu 55 ndetse 12 bikuremo umusoro Andy Robertson nawe nagenda ariyo ba Jad bahembwa umurwa mukuru wa Ariko Liverpool iri be bano basore. Bogota bagangiste ni benshi bose ubusoro wena no umuryango udasemo bafite abashirishira bagera ariko bakwibana ashobora kuba yaratinze gusora papa we bakamutwara batari ko wibagiwe isezerano twagiranye imisoro ya warumva leta se bari bongera warumva bari bongera kumufata kuko aracyasora ejo bundi barashe umuntu uri muri yamamaza kuba perezida muri Colombia cyane campaign Nyarugenge rwagati hari ahantu ntabwo byoroshye udatanze zara za Bogota uyu musore aravuga ati Liverpool ingoma kunzamunanye ngwishe mu majana irimo iranyiba ati Liverpool niyo turi kuganira yonyine gusa na za Bayern zavuga ko zimushaka na za Barcelona umwana wume Barcelona umuzamu wabo nkuko David Rego Ter Stegen yongeye korera mu maso arabwira ati ngiye ariko ntabwo mfite gahunda yo kuva ndimo ndabiba oya biba gute yicaye ni nyuma yaho gatabisezini yongereye amasezerano y'imyaka 2 yabaye ati simva ariko Barcelona ikoze ikosa nanjye hara shira nayibona ku ngufu za Gatabi na Ter Stegen Oya. Ter Stegen avrusha Gatabi na Ter Stegen yabanye na Barcelona igihe Ibya bikomeye Barcelona David arasinema. ibihe bya mikoro make Barcelona arahaba none ubu niyo nyiturano nyuma yo gukiruka imvune ntago bari bukiraneka nawe niyo Ter Stegen nyiturano ni mwiza kurusha Gatabi cyane. abe na gato nta naho bahuriye Barcelona ikavuga ati rero umushahara we ni munini nabo aho babona uwo none bagira se kontra Stare ni garama bagira kontra iyo ageze iyo kandagiye mu kibuga ni miliyoni imwe y'amayero iyo banjemo miliyoni imwe y'amayero inde Ter Stegen yiki biri muri kontra ye prime match ganye ibihumbi 10 by'amayero miliyoni y'amayero ni menshi nako bari buri mukino buri mukiriya kandagiyemo oya imwe ni menshi reba neza wenda ushobora kuba ari ibyo baganiye ko Kontra- miliyoni yose hari ikipe n'imwe yayaguha kose ninde wayaguha uvuga 10 nakino be nayo bamuha uvuze 10 nabyemera ibyo by'ibihumbi 10 ni ibisanzwe ibyo nta kibazo uyu aravuga ati rero Barcelona ikabona gasanga ariko umushahara we ni mwinshi nkayo ngayo bafashe bakahereza Ter Stegen ariko uziko agifite amasezerano y'imyaka 3 none naga ari umwe yarongereye 3 niyo mpamvu bose Baramushyira- yibereye ahantu nta na network ihari ahantu ari yajya mu kibuga agakompetitinga akarusha uriya niyo mpamvu akwihorera uko arareba n'ugiye kumusimbura akabona aramurusha uyu ni umugardien international ariko yanabaniye n'ikipe ya Barca niwe mukinnyi wenyine usigaye muri Barca watwaye igikombe cya erega ni 2015 nawe kapiteni niwe ro premier kapiteni wa ekipe ko mwikiza byayinaniye afite ukuri nabonye Inter de Milan ngo ishobora kuba yaba interese kamwifuza nta muntu utamushaka yongera amasezerano itariki 20 yongera amasezerano 2023 nibwo yongereye amasezerano Ter Stegen nk'uyu ari umuntu wakwemera kujya muri salary zisanzwe yarwanirwa na benshi gusa salary yabwiye Barca ati hari igishoboka munyishyuye miliyoni 42 z'amayero mu ndimo nagenda za Barcelona ko yongera bose bayakura niyo mwana umusige muri akipe ya 2015 afite release close y'ibihumbi 500 ya miliyoni 500 uyu yari yageza 31 afite imyaka 32 umva imyaka y'umuzamu sawa kabisa ako baramwikiriza iki wa mugani Gatabi bamureka kigenda nigi salary buriya baba bareba bakavuga bati tubonye umwana tugiye guhemba ibihumbi 70 makeya bijye bijyamo none turebe inyungu zawe zana wa makeya bijye bijyamo turebe izo nyungu ari amafaranga kugora ugasanga bagufite ku gakanu gutyo ukavuga utehe aha Messi byavuga ko ashobora kuva muri Inter Miami akagenda Inter Miami yavuze itereka tugugure Rodrigo Paul aze hano n'inshuti yawe muhi muri kumwe kuko ngo Suarez ashobora kugenda Rodrigo de Paul uriya Escotier uriya ntuzi Rodrigo de Paul wa Atletico inshuti rafiki yake bamubwira ati reka tumukuzanira none niba Suarez agiye ariko gume hano nabonye na Inter de Milan bati niba arasohoka natwe twamugura de Paul nawe iri mu shaka Paul azemera boss kubi ese boss wazahaguma nyine no kumureshya kurabonye ngo muri Furusi League baba baramureshya none boss byakeneye nibiki kiracyakeneye amafaranga nayo byose boss yarabisoshe nta kintu wabaza boss arashaka ahantu yakina nka nyuma y'igikombe cy'isi akazitekerezaho akabivamo ngewe namusezereyeho kera
ntabwo kimuriho oya boss byararaye uramubaza iki Bayern Munich kugenda ibura ababinga rero hirya no hino yakongeramo abakinnyi bari offensive ngo ishobora gufata Christopher Nkunku ikamukura muri Chelsea nicyo kintu cyiza cyo kugura abakinnyi batoya Bayern Munich Nkunku ntabwo arasaza cyari muto ikibazo se ko nawe atari umuwinga ari umunamba 10 kereka ahubwo nuko wenda bashobora kuba ati Musiala twamubuze na Musiala yavunitse ko hariya yabafashe Nkunku mu Budage arahaza ubwo Chelsea ikongera ikabona agafaranga rwose hariya Nkunku yabafasha mu ajya Chelsea yefaye bwenge igomba kubanza kugurisha abarasatse abakinnyi benshi baba ikintu kimugora cyane akina ku mwanya wa Palmer niko yabwiwe na Yosho ibanze igurisha burya Nkunku agongwa n'umwanya wa Palmer niho akina buriya ni umukinnyi wa hariya mu mugongo umwata ariko buri Bayern yagerageza kandi oya Bayern yo kugeza noneho kuva Musiala yavunitse bafite pressure igura number 10 n'umuwinga wibuke ko Miller yarasezeye wibuke ko nanuze Leroy Sané yagiye hariya kabisa Nkunku yabafasha bafite ibintu byo gukora Muzayirwa ugiye kurikizwa n'Umuzayirwa mugenzi we babana Bayern amazina abiri ubu ngubu yazamutse ku rutonde Nkunku na Rashford barimo kubitekereza ko bashobora gushaka umuntu ku ruhande rumwe yabafasha nayo ibumoso hari na Nkunku kandi Bayern kano kanya Bayern tuvuga Bayern ifite amafaranga nta kibazo yarakanu Bayern iri kubura ihora ari mwemera ko ba Serge Gnabry basubiye inyuma mweruka ko uwo bita Kingsley Coman atakiri wa wundi nduze yarakiye Jamal Musiala yaravunitse mugenzi we yaravunitse niba hari umuntu udakikijwe ni Harry Kane ubu none asigaye yambaye wibuke mwana w'umufaransa wagiye muri Tottenham Harry Kane agakikijwe n'abawinga Mathias Steele bakiriye amafaranga ye Leroy Sané aragiye urumva Muzehe aragiye noneho Musiala aravunitse bafite kongera merema nk'ebyiri hariya